idini yinjegera irihera kuna arabesha yewe no munsi nanyira rurangwa imbesiri irihera rurugi mukanya ndarucana kuyikorera harimo inkwi n'injamane byose Ashirira umutima gashishika umunwa ka ceka ibidodo byawe komada because it's good every day I need the burudi of Jesus every day I need the burudi of Jesus niko nubwo arongurukanya ariko ntago naripfana nibagiye kukubwira inkuru zigezwa ziri trendinga hano muri karitsiye hose kuko nzanya makuru ariko akazi kanje warekanga gakora neza ibyo se naryamiye umva reka nkubwire inkuru niko umukobwa hariya muri cya gipangu hodesha kwa mama Shani ndamuzi uzi kuri umukobwa asigaye atwite yaratwise da yavuye ku ishuri yo araza nje nkimuveya mbanda muzuminze kunda mitambona ibintu byarabarabaye pe babona baramutikagwe gutya itayinjira ese kunumva nta kintu urengeje iyo nkuru urumva yari isanzwe iki ninjya muteye inda ni shabi wanje ni zuri urajya ndenze iki ariko iyi nkuru urumva itari kugurishwa igurishwa nande irisi ndeka nkubaze nkubwiye ugenda ari ugashyushya inkuru ukavuga ngo umuntu arafite wowe uriya mwana waramuguze nje se ko byanarangiye nyine iyo nkuru icyo gihe nyine ninjye wari ugezweho ariko nigezweho reka nkubwire yaraje urumva twakubitaniye hariya ndamuzenguruka ndamubwira ati hindukira Shani kuko nanjye aranzi ko njyewe ibintu ntatinzamo yatinda gatoya ariko itambigeza ni Rusizi njyewe naho nari gutega nkagera nkavuga ati wa mukobwa wo kwa Mukarukunda aratwite njyewe nago nari gukina nabyo urumva ndamubwira ati ariko buriya nta kintu mbona amaho ngaho ati giki ashaka n'ibintu byo kuvuga kandi urabizi ndakorwaho njyewe yaradusipuranzi urananzi na kera rwose kuri Nyirabishi ndabizi neza ku nzu nanyibuka ndi ntakorwaho ndi ntavuguruzwa iyo nabonye ibintu bibari byo niyo nabyibeshyeho ngomba kubigira byo kugira ngo mutazanibeshya ku makuru yanjye na gatoya ahubwo reka nkubwire inda ntakubeshya ifite ameza aya ane ane rwose uzi no kuzibara we none si ndameza nawe yakunanira ibisite ibitangiye kudundararuko nawe urayidundarika koko yituye n'amezi narayiyahaye amezane none washyushye wabonye inkuru zo kuvuga pe wabonye akazi inkuru yanjye yiciye amazi se nta kintu ufite njyewe ubu ngubu ibintu byose banabirebye ntabwo iyo nkuru yawe iyo ngiye kuvuga ngo umuntu aratwite ifite agaciro nta gaciro ifite n'amagambo yo gucuruza nta kintu ufitemo nta kintu uri bubonemo genda wimandira umwanya genda ncururize no kunera umwaka ugatuma abakiriya banjye batazi cyana n'ibwo buririmbo bwawe buri inkuru yanjye iyi ndirimbo yo tanayikorwa I need the blood of Jesus iyo sura yize wese wabibwirwa niki ubundi waba utageze kwa rino ukamenya iki ese wagiye wamvuye imbere hoya banzo ntago inkuru yanjye wayica amazi niyo se yiciye amazi koko nayica amazi pe nta nkuru irimo uzapfutyo naha ariko se ubundi hano ni iwanyu utatse nagenda cyangwa nkanasanga nicara aho ngaho hareba n'ikintu ntwara nuko ubu ngubu ngiye gutara andi makuru iri haruguru ubu ngubu ngiye kureba andi makuru kandi nawe hari andi makuru nkufite uretse n'inyabwira ruranga uzabona Arine uracyarya
hadusiki nyura hano uze hano tuvugane gusa ngo utwaye ese ubu ngubu ngutwaye iki kwango ese ubu ngo ari njye nawe ufite umushiha ninde waje nkakubwira tukiganira ubuzi gushakira iki nyine se ubuzi umuntu agushakira iki mpanyure unazo namereza imyenda mishyashya yesu we anicarire hano ngiye ngo ndakubwira yo kunde bararo urwagwa nangahe kwa ni magana okay none se waramutsote naramutse neza ego se ubundi iki kikuzanye muri iki gitondo uzunsakuriza umena amata mfitiye ubundi ko ndambaye ibirenge usa nk'akavura ivundo ubundi wiruka koga rado kumera gusigaye bimbayeho nawe winsembura ntukansembure uzi ibintu bimbayeho reba yangirwa mugore ya Rurangwa nyine wa mumukeba wanje ndagengeye kwigurira utuntu nigurira kabiswe akembemba ndagatikaguye biswi ndaziriye izindi ndazibika arangije sha atsigaranira inkweto nanamwishyuye wari mwishyuye amafaranga yose afata inkweto yigo asifatira se uriya mugore umutima mubagira n'utuma atabyibuha nubwo nanjye ntabyibuha turi kimwe ariko ntabwo ngengera umutima mubi nk'uwe seriye twa turara ruguru hamwe asigacururiza ndakuzi ubwo ntago wamwishyuye ndakuzi ntago wishyuye uzamubaze yewe ubundi se vida ryanjye watwaye riri ngaho nawe utangiye kutanza ubwo nimba wararigurishije twabonana ese uyu ntago nigeze ndigurisha ariko narariboze wagize ute tubireke yewe ibyo ngibyo by'ivido bizanye muta kumfata none ubundi urama n'izindi nkweto ziki wankoreye iki jya kumesera myenda iri mu nzu nakoropa hano ndayifura nyine ndanakoropa nta kibazo ikikuzanye ntege kisubuye bizankora izengo izizo no kuzivugana nicaye ntabwo byakora uzi ko kagakobwa ko kwa Nyirarukundo gatwite kashani nyine umfaze kashani niteze za ndazizi wiriwe sha se wamfungira neza yagirayo fungira mufungiye sari gahunda twari dufitanye yo guhura ndi nje kugufungira turaturanye ariko na gahunda nafitanye nawe yo kuza kugufungira se ntuziranye niba tuziranye se bivuze ko nza se kugufungira nagusaba service wambabariye okay nabi tubyihorera urareba abantu baziranye bagomba no kuba inshuti n'ibintu bapfa bikavaho nk'abantu baziranye ngomba kukwisanzuraho nkajya nkuvugisha n'ubwo waje naha muri vacances abandi bambe vacances taragera abandi bari ku ishuri uburi wenyine nkajya nze nkakuganiriza nkakuba hafi sibyo se ibyo ndabyemera nyine nicyo abaturanyi babereyeho kugira n'aka discipline dorushyizeho amaboko abiri none se uruzingira kare ndabizi ko wirirwa wikorera inuzi ibibido mu nzira biri mu rwarwa hari akandi kazi se ugira akandi kahe ngira n'amafaranga akira fone yawe yimereze ntaza no kwiyibagirwa ari njya kugenda ni ukuvuga ngo njye nawe ushyiremo nimero yanjye ya telefone uzajya umvugisha maze hano nanjye nzanye nkubaza ko waramutse mu gitondo mubaze saa sita wiriwe ute nijoro bimeze gute ku buryo binahindutse twakibera n'inshuti inshuti mu buhe buryo umva narabyiboneye neza kagakobwa ke gakuru kamwe kirirwe kambunza karitsiye yose ngo ndatwita cyagiye ntwita ajya bakita kandi kashani kagera imvura umva njye urabizi yaduvugisha ukuri ntago ngereka ngubwo ukuntu byagenze naragiye hariya ndi kwizamukira cyagiye umpereza na rya vide cara nyine uzimene ntago izi nkuru nazivuga nicaye umva vuga rero ntago byavamo ubwo ngubwo mba ndamubonye avuye ngo kwishura hetse ibikapu byiza cyakoze mu bukabutura yafashe gutya mu mupira ariko nkareba
ukabona amakano nkabona ndi kubiceka Eh. ndavuga nti uno mukobwa ntago yancika mba ndamuhagaze ndavuga ati wewe hagarara aho ntago wancika aravuga ati nguri kumbaza ibiki ashaka kunyigiraho umuntu wa danje ndavuga ati ibyo bintu ni kuri radusipe ntago ibyo bintu wabinzanaho ni kuri radiyo radusipe none radiyo rata wowe nawe ushyigikira umushinga wanjye nta n'undi muntu umva ndangije ndavuga ati mbonye inkuru y'icyumweru umva mba ndakabonye ndakazengurukisha karatangira ngo nshingukaho ngo ntabwo bikureba ikintu ndavuga ati njye radusipe suzi ko ibintu byose mvuze byizerwa arangije nyine atangira kuncisha make ngo rekanye mbitsi ibanga ibaza umuntu wambikije ibanga ibaza nako nakagora iki none suba yanyobewe we ayobewe ko ndi umunyamakuru wa karitsiye kazaje kakigisha gahunda uko zikorwa naka mbivuga nukuri gahunda iki vuga inkuru reka ko mbaza ubusa oya nyine ariko nyine Vuga inkuru, reba none se ari kari wowe tubiziranyeho umuntu ufite inda ukunguko shano wabize mu nda hari 0 nta kintu kiba shani nta twite nje nayibonye ufite amezi 5 nese nyibarira n'amezi kandi wowe naraketse ahubwo reka nanjye nzajye kwirebera we ndebe ko ari nese usajya gukomfurima ariko kariya kana kari na keza nuko kigeze ikigori se kukijyana umuntu ugitwita we noneho gasakura ari na keza se kabujijwe n'iki kumenya ubwenge we rado wowe watwita ntatwita sinabyaye wakongera ukabyara se shana atamenya ko nawe tutakiri ariko atamenya kuri ikigori nese ari biriya bintu byawe unyigisha ntabwo ngiye nabyemera urabizi wangira inama bwa mbere yo kuba indaya narabyanze ariko si ngubu reba n'ibintu ngungana ibyo birenge nyine oya ahubwo se ntabwo urama inkweto dore ngubu rwose none sise nguno nanzivugiye ubona urantamata ntabwo byavamo ashaka akantu mpereza nakubwiye kuri bumiseri basi ari wampereje akantu nsomaho nyine ndafura ariko nakampereza iki gitondo ntaba nacuruje wowe oya ntabwo nafura waba ndamukiye nese nafura nawe none sise nguno naguhereje nzigwereye ubuntu wowe ubuntu nyine ntabwo ndi buguhe inkweto rero abana urama inkweto cajwe hariya rero byaba ari byo nyine vuga utankoraho ndi kubwira ngo tegereza tuzabivuganaho sibyo ntabwo ibintu byose rega bizanga ako kanya biti ubu ntabwo uzaba ugiye kunjena oya shana kukumarira ngo nyine ajya nkubaza waramutse gute wiriwe gute nakubwiye ariko uvuga utankoraho amafaranga natwe ariko mu rugo turayagira nakugura n'utubuto impano ibintu nk'ibyo ahubwo utwo tubuto sibyo kandi uri mwiza uranambereye pe ko wihuse oya wenda kubereye uri kubibona ko nkubereye shyiramo 078 9 nanone 0 4 neza haya bakwita kibonki bakwita nde gati kateretswe n'Imana gati kateretswe n'Imana ubandikeho urukundo rwanjye oya urukundo rwanjye ruzaba umwana wanjye ogeraga buriya ngewe n'uno mwana nahita ko ngewe mba papa twashaka n'abantu ukajya babwira ko ndi papa we rwose nta kibazo kandi bazi ko navuye Kigali nyifite none se ngi Kigali simpazi ubwo uzi Nyabugogo yonyine Nyabugogo ndahazi nari inyuma ku matuwarete banya si ubwo urumva niba uzi Nyabugogo yonyine ukabuzi ku matuwarete yonyine we ntugire ikibazo n'amazina umbwire mbe nyashaka turekere no gukundana ego mushiki wanjye komera ayiga mana we meze neza amakuru se rado rero genda uze kugaruka nacuruje natoranyije imyenda agomba guha kandi uraza unamesere byari nze sangaye mukanya nubona izuba ryavuye ubu se ndamukiye saa moya nta mukiriya n'umwe urinjiramo cyakora ndagukunda nkunda ko mu bantu banyizera muri no karitsiye bashyigikiye umushinga wanjye ni wowe ikibazo ni uko wagira ikigoryi waje ukabindaya ndakwiyamyakira bayi nta nubwo ari n'indaya ni indangamirwa sawa ngo babahinduriye amazina ariko nawe ngo usigara uri perezida haza muri uno mudugudu nakora ko aya makuru ugiye kuyaneka akora akagoryi koko nta nkweto ngo rwose umbunze nta soni kandi nako kazankoraho n'umunwa wako kuru ni meza yewe yica amahirwe ntibibura habaye iki se yashani ibyo tubyihorera nawe warasimutse goko uri kubibona reba ariko reba gushana imeze neza genda kibo turavuga oya oya
nyine uyu ni umuturanyi uyu ni umuturanyi ni umuturanyi turaturanye ntabwo tuberanye oya ntabwo muberanye rwose tuberanye nawe oya nanjye ntabwo tuberanye umusirimu nkanjye se urumva twaba tujyanye wapi genda nyine ndasaba kureba turavuga oya winkurura muye oya nibyo ntabwo birimo ibyo ntabwo birimo genda nganire n'umushiti wanjye none se waje mu cyaro ubuzima bwo mu cyaro ntabwo umuntu nkawe bukubereye cyamba bwaranane none abagabo binabirirwa banyiruka inyuma ese umukobwa mwiza nkawe ni gute batakwiruka inyuma banyiruka inyuma ko ntabwo nabakunda nta mafaranga bagira abakobwa mu cyaro uri kubabona abakobwa bari naha ni abakobwa babi gusa metroni se ameze neza ubu nyine yirwa kutubaza nyine yaranyirukanishije badufashiraga twasimbutse ikigo utagira ngo ari ibindi banumye umubyeyi iyo ushaka ikindi kigo ujya kwigaho ariko ratarata byore nanjye ubu ndumva byaranzonze ku ishuri bimeze nabi dore nyine mu rugo ni hano imbere niba uzansura niba twagenda nkahakwereka ntabwo mbizi mu cyaro ngiye nahaza ahubwo wowe uzansure usigaye utuye he se umva dusigaye tuye Nyamirambo twarimo Nyamirambo nzagusura kurara biremewe nta kibazo ukuntu mbi i Kigali je baba we nose wanange no hano hari n'izuba icyaka kiranyishe ko nzi ko se wari umusirimu kuki utagendana umutaka usibyo ngibyo mba mbyitayo mba ngira nyine nembere ibyo ki nta mu cyaro nagendanye umutaka bavuga ko uri umusazi babona ndi umusazi none harimo no kwirata ko ndambara ngo ndinda abantu nyine mushiti wa reka ngende ndabe ko naruhuka tuzahura ako nzagusura Nyamirambo ndanakumbuye ariko abagore bo mu cyaro ujye ubirinda uzirinda abagore bo mu cyaro no hari umugore witwa Radusipe ibigamba azaguza mwirengagize ariko Radusipe nimufata nge nzamukomagura we Diane kagashitano Dia yewe inganza mwiruka ndi kugushaka wensiga ayiwe bibiri ufite nibyo mfite fata Dia ndindaye amakuru yawe meze neza ndabona uvuye ku ishuri nubwo nta kintu bizakumarira ariko muheka n'ibikapu byiza inkweto nziza ntabibonye mana cyakoze cyo muba mukeye pe abiga bibonye ariko ikibazo nuko nta kintu mundusha n'ubundi ese ahubwo nkubaza wamenye ko mukuru wawe ako ubugambo awe nurengaho ikomeza ugenda ndaje arahakara bwegetse do igeze mu ry'inani ako ibyo kuvuga ni ibi ibiki se nyine nta magambo nako ni inkuru mpagazeho ngewe Radusipe njyane mukamenyera ubugambo bufite uba wumva ibyo bizakumarira ariko nawe umubyibuho ufite ibintu usigaye ufite nawe ni amezi 2 nguhaye tu ariko mukuru wawe aratwita urabimenye ngo muko ujye ungabanyaho mu mape ujye umvana wowe harya nawe mwari muri kumwe cyagiye muza kundebera muri wa mukingo hariya hirya ninde ufite umwanya wo kugutaho aza kugurira nta kibazo ariko amakuru nanjye kugwanayo kuko urabiza amakuru mpagaze aho iyo ntahagazeho ayibihimbana atarabihimbana yose mba nyafite kandi umuntu wese nyabwiye akayumva rero nawe ushatse ayo makuru n'ibihimbano urumva hari ikibazo se ntukanzaneho ubugambo nk'ubu hari ikibazo reba nk'umwanya wanjye ubutumwa niko se tugenda nkumva imbere niko wese ngo tuzikwiye wacyana we na tutari ntukajye umenya ranjye ntabwo ngana nawe Diabete amakuru meze ute zana kariya gatebe tube twiyicariye hano amahame yo kuruhuka oye ngwino uraburuhuka zana ngufashe igikapu zana agatebe tube tuganire se nubwo ubu nankumbuye
amakuru se ku ishuri byagenze ute? Ku ishuri byagenze neza. Ese Dia waratsinze? Cyane rwose naratsinze. Ubu noneho mama araguhemba. Cyane rwose abo bagomba kumpemba. Si ubu nunaniwe? Numva naniwe. Akurana shonje. Ahubwo se inkuru wa mugore kakagore gatuye manga kambwiye nizo. Izihe kandi none? Ibintu kambwiye karimo karagenda kabibunza umuhanda wose. Indirimbo yabaye shana aratwite yarayinteye. Nese koko nibyo. Ese mbikubwira ntabwo uzabivuga. Oya ntabwo nabivuga. Nibanga ryanjye nawe. Nukuri do. Ko nimbyumva hanze nzakuniga. Shani uranze nzahera hanze nkura mu rwara amaguru nyakuremo. Dia ntago ari byarakubeshye. Shani nibyo nanjye ndimo ndabireba. Nawe uri kubireba? Shadiane. Nibyo. Mama ndakwirinze mbabarire nta mfite ho kujya. Ndatwita ko ntuzabe nkanjye utazababaza mama, sibyo? Urabona njye naramubabaje ariko we ntuzabe nkanjye. Uzitonde ubu mwana mwiza. Ibishiko biri hano hanze nawe ntibazagushuke nkuko banshutse. Sibyo? Hari ikindi kibazo se basi? Nese ubu kare akagore turagakorera iki? Karimo karagenda katu. Ahubwo mva nkubwire. Buri kundeba gutya tugiye gupanga. Tugomba kumwirukanisha. Atuye hano mu rugo rw'iwacu ntihakodesheje. Dushaka ikintu tumukorera tumuteranye na mama kugira mama azamwirukane. Turabikora uterero. Ako mbere yaho tuzabanza tukadihe. Tuzagatega rero gatashye kavuye ku dokirirwa kicaye hari. Kirirwa kicaye hari akari gutara amagambo abantu bose batambutse kagenda kabaha amagambo. Kasinze rero. Tuzagafatira hano gatashye. Tuzagakubite. Uzamumfasha uzareba. Ubwo tugiye gushaka ikintu tuzabwira mama kugira bakirukane muri yari amazu yacu. Dore n'undi yishyura mama atinze. Tuzahengera igihe cyo kwishyura cyageze narenzaho. Tuzate tumucomeka kuri mama. Yego rata. Wari umeze neza ariko. Yewe nari bituyaganiyeho ngajya mu nzu. Kumana uko kura mugore nzamukorera iki? Abantu bose agenda babwira ngo shana aratwite shani yabaye izina muri karitsiye muri iki cyaro bose bagiye kunyota. Gamana kandike kurakara bitazagaruka umwana wanjye. Ari kuriya mugore ndamucucuma umwana wadahari. Ko ndababaye. Shana aratwite. Shani yabaye urugambo muri karitsiye kubera uriya mugore. Abantu bose bari kunyuraho hari akagenda babwira ibyanjye. Ariko nanjye nzamwereka. Ko nanjye ntoroshyera nzamwereka. Uwamuntamitse azamunduka. Na peti ya kembe nari mfite iragiye. Ese Diane. Ega mana ko nanakuka sinsiganye ukaba utari kunyitaba Dia. Rurangwa ukaburi dini. Yinjegeri rihera. Kuna arabesha yewe no munsi nanye. Rurangwa imbesiri rihera. Urugi mukanya ndarucana kuyikorera. Harimo inkwi n'injamane byose. Rura! Ashirira umutima gashishika umunwa ka ceka ibidodo byawe. Akomada. Urambaza iki? Tubigishije sibyo. Imbere nabiye ndabira ndenza no kwabira ndabururuka.